twagarutse ni umucyo school muri ya gahunda yo kumenyera no kubabwira gahunda zose uko zigiye zifashe. Twongeye twamanutse uyu munsi wa none tuba dufite gahunda ya sport, ni gahunda ihoraho umucyo school. Hanyuma umucyo school TV uyu munsi wa none twashatse kubaganiriza no kubatembereza, tugatembereza kamera na mikro za umucyo TV, tukamanuka tukagera kuri stade tukareba aho abana bitoreza. Hanyuma twamanutse rero abana bose niho bari, n'abandi bana b'abakinnyi n'abandi bagiye gufana. Hanyuma uyu munsi turi kumwe n'abana bose bari mu kibuga ndetse n'abandi bose bakikije umupira barimo bareba uko abandi bana bakora sport. Hanyuma turi kumwe n'umutoza, reka umutoza w'aba bana usanzwe n'abafasha ibihe byose uri kumwe nabo kubigendanye na sport atangire atuganiriza byinshi kubigendanye ni sport. Watangira twibwira. Uratangiye kwibwira amazina yawe n'akazi ukora hano mu mucyo school. Murakoze, nitwa Ndayishimiye Samuel, ndi umutoza hano ku mucyo school. Nkaba ntoza abana kuva mu wa mbere kugera mu wa kane. Baramaze gufasha abana bo mu cyiciro cy'amashuri y'umwaka wa gatatu, ese babonye gute? Ese urabona performance yabari yihe ku buryo ubona ko bazitabira amarushanwa nk'abandi banyeshuri? Urabona ko n'abana wenda turi mu gutangira, ariko nkurikije uko bari gutangira bari kuri level nziza. Urabona ko bafite ubushake bwo kumva, ntago biragera ku rwego tubyifuzaho, ariko gahoro gahoro nibwo rugendo. Nizera ko nidukomeza gukora cyane uko iminsi yegera imbere bizagenda neza. Dutekereza ko kuba waje hano ubundi musanzwe mufite ikipe yitwa Future Team, ese urabona aba bana bashobora kuzagera ku rwego rwe Future Team nk'iyo ka ikipe mufite isanzwe ikora? Birashoboka. Buri ikintu cya mbere no gukora cyane bishyizemo ingufu, ko nabo twakira muri Future Team n'ubundi bari abanyeshuri baturutse mu bigo baza nabo batabizi, ariko uko dukomeza gukora uko iminsi yegera imbere bigenda neza. Urabona bitanga icyizere ko nabo bazavamo abakinnyi bakagira ikipe? Cyane rwose, murakoze. Tuzageramo ikipe kandi ikomeye itsinda. Uragira inama ki se abantu batakorana n'abatoza kugira ngo abana babo babe bazavamo abakinnyi beza b'ejo hazaza? Ikintu cya mbere navuga ku bigo by'amashuri, ibyinshi bikunda gukoresha abateachers. So abateacher ni byiza ko bafasha abana muri siporo, ariko bakeneye n'undi muntu ubikora nk'akazi as a professional. Kuko no kuvuga ngo teacher ashobora kuba hari byinshi atazi muri coaching, ariko iyo ufashe umutoza uzi neza gutoza uwo mukino arabikora kandi bikagenda neza, kuko nyine aba ari yo professionalism. Murabyimviye rero, hano ni ku mucyo school, turacyari ku kigo cy'amashuri hano ku mucyo. Umutoza amaze kutuganiriza, amaze kutubwira bimwe mu byo hano bakora no mu byo bagenda bashishikariza abana umunsi ku wundi. Iyi mpamvu rero turagira ngo twongere dushishikarize ababyeyi, abarezi, abayobozi b'ibigo by'amashuri, muhakanya abana bakine, basabane, yewe ndetse bifitemo impano zigiye zitandukanye babyeyi mudakunda guha agaciro. Ariko hano turacyari ku mucyo school, twabasuye twasanze bari mu isaha ya sport, bari kwitoza umupira w'amaguru, bagira n'indi mikino itandukanye harimo volleyball, bakagira mu basket n'indi mikino itandukanye. Ariko uyu munsi twabasanze muri sport ya football, aho barimo baritoza, barimo barashakamo n'ikipe izahagararira ikigo mu marushanwa n'ibindi bigo. Hagati aho ngaho rero nk'uko mubona barimo barakina, barishimye kandi barimo baraharanira ko bagira icyo bunguka mu mikino yabo ya buri munsi. Twaganiriye n'umwe mu bahagarariye abanyeshuri mu mwaka wa gatatu w'amashuri, agira nawe ibyo atubwira. Witwa nde? Anita Gisubizo Rivisi Gire. Wiga mu kangahe? P3B. None se mumaze gukora siporo? Mwayikoze mute? Twari twishimye cyane. Mwishimye cyane. Ni nk'iki wamenye mu myitozo mumaze gukora? Control ball. Ese babifashe gute? Babifashe neza. Ku buryo mukumbuye kuzongera gukora siporo? Okay, urakoze, ugira umunsi mwiza. Yego. Umwana mwiza arangwa no kumvira, umwana mwiza arangwa no kubaha, akina neza n'abandi ntabavuna, fasha ababyeyi
mwiza akina n'abandi neza. Alright, mwabibonye rero ko twari turi muri siporo hano ku Mucyo School, hanyuma turi kumwe n'abana, turi kumwe na coach, turi kumwe ndetse n'abandi barezi bagiye batandukanye. Hanyuma icyo twishimira ni uko abana bari kugenda batera imbere mu bigendanye na siporo, ni umuco mwiza ukwiye kwimakazwa no mu bindi bigo. Hanyuma rero ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka, kandi ibyo tuhasanze uko dusanze bameze, turatekereza ko tuzinjira no mu zindi discipline zigiye zitandukanye kugira ngo tugende tubamenyera ibibera kuri Mucyo School bigendanye na siporo ndetse n'izindi discipline zose zigakorera. Urumva bafite umuco mwiza, bafite gahunda nziza yo gutoza abana bagakura bakiri bato ariko bafite na siporo. Ngira nk'uko mwabibonye twaganiriye n'umutoza, twaganiriye n'abana, twaganiriye n'abantu batandukanye. Ibiganiro byacu nakagaruka ku Mucyo School TV, hanyuma mukomeza mugira ibihe byiza, turabashimiye.